Yesu ashimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro ko yongeye kunshoboza kumpa uyu mwanya wo kugira ngo nganire namwe ku byanditswe byera, twigane hamwe ijambo ry'Imana, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Reka mbanze nsenge niragize amaboko y'Imana mbere yuko ntangira kuvuga ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye muri kano kanya wongeye kunyongera kugira ngo nganire ku ijambo ryawe hamwe na bene data. Uhoraho, ndakwinginze kugira ngo muri kano kanya ubane nanje muri byose, kuva ntangira kugeza nsoza. Mwami w'abami, igikuru nuko twumva ijambo ryawe, igikuru nuko uduha mesaje wifuza ko twumva muri iki gisomwa ngiye gusoma mu kanya. Igikuru nuko ubugombe bwawe buba Mwami, ugushaka kwawe aba ari kukuba, ntaba ari jyewe mvuga, ntaba ari jyewe mvuga ibyo nishakiye, ahubwo Mwami umpe wisdom yo kugira ngo mvuge ijambo ryawe nk'uko ubyifuza. Mwuka wera, ndaguhaye ikaze kugira ngo unyobore muri byose, unyobore abe ari wowe wivugira. Saint Esprit, nukuri uzubane nanje, ndaguhaye ikaze. Ndasambuye imitego yose ya Satani, ndirukanye imyuka mibi yose y'ikuzimu ya distraction, imyuka mibi yose idashaka ko buno butumwa butambuka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera, ngwino uganze, ngwino ufate controle, ube kumwe nanje hose kuva ntangira kugeza nsoza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Mana nzimuko wafashaga basogokuruza, niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Tugufite ntitwifuza undi murengezi. Haleluya, haleluya. Turakomeza dusoma mu Itangiriro igice cya 22 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 19. Namwe mushatse mwafata Bibiliya kugira ngo tugendane. Ibingibi ijambo mba nsoma ni ukuri namwe mwaryisomera, nta gitangaza kirimo, ariko kubw'umwuka wera yanyemeje yuko ngomba gusoma ijambo ry'Imana nkarisangira n'abandi, tugafashanya twese hamwe. Ariyo mpamvu mbikora, kuko ariko mwuka yanyemeje. Rero uwumva ko iri jambo rimufasha, ni ukuri muri karibu cyane kuzajya tugendana mu ijambo ry'Imana, kuko nk'uko mwabona ayandi mavideo, ni kuva ku ntangiriro natangiye. Imana mwuka azajya anshoboze uko tuzajya tugenda dusoma tugana imbere. Uwiteka abahe imigisha cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana igerageza Aburahamu, imutegeka kwitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare,
ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu, Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano indogobe, jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya, dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he, w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, abuha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye, niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe, ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho abagaragu be bari, barahaguruka bajya i Berisheba, agezeyo arahatura. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kumva ukuntu Aburahamu Imana yamuhaye itegeko yo kujya gutamba Isaka, kumuha igitambo Isaka umwana we w'ikinege yari yarabonye mu busaza bwe, ahita yumvira Uwiteka, ntiyahiga imanga, kandi nta nubwo yabwiye umufasha we Sara. Mbega cyari ikintu Imana yamubwiye kandi atagomba gusakuza, n'abagaragu bajyanye, nta n'uwari uzi amabanga Aburahamu yifitiye n'Imana yiwe. Haleluya, haleluya, amen. Twumvise rero ko yagenze iminsi 3 yose, iminsi 3 kugira ngo agere aho hantu yari guha Imana igitambo. Kandi
ahageze biba gutyo. Mu mutima wiwe yari yamaze kudesida ko agomba gukora icyo Imana yamubwiye, kuko yubahaga Uwiteka cyane. Yesu ashimwe cyane. Iki ngiki ni ikintu kitwereka ko Aburahamu ntabwo yari umugabo usanzwe. Aburahamu n'ukuri ntabwo yari umugabo usanzwe, yari mu rwego rwo hejuru Imana yifuzaho ku muntu wese yaremye. Aburahamu yari exceptionnel. Murabizi neza ko Imana idusaba kugira ngo iteko ry'Imana rya mbere ritubwira ngo dukunde Imana yonsa n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Iryo tegeko Aburahamu yari aryujuje 100%, ariyo mpamvu yari umutoni ku Mana. Ninde muntu wakubahuka gutamba umwana wiwe nubwo rwose yaba afite abana 10? Ninde muntu wabikora? Imana ivuga ati ndashaka umwana wawe wenda w'inshuro, niwe tuvuge umuntu afite nk'abana 10. Imana ikavuga ati umpemo umwana umwe muri abo 10. Ninde wabikora? Ntawabikora, kuko umuntu ataba aragera muri iyo dimension Aburahamu yarari. Mbese Aburahamu yaribereye muri iyi dimension, yarari mu rwego rwo hejuru cyane. Kandi mu by'ukuri Aburahamu yashaka gutamba Isaka, ntabwo yari mu mubiri. Aburahamu ntabwo yari mu mubiri, kuko uri mu mubiri, iyo umuntu ari mu mubiri ntabwo abasha gukora icyo Imana ishaka. Aburahamu yari mu mwuka, yari yambaye umubiri ariko yari mu mwuka, niyo mpamvu yakoraga ibyo umwuka yifuza. Haleluya, haleluya. Uwiteka dushoboze. Ni gute umuntu yabasha gukunda Imana yonsa yonyine rukumbi, n'umutima wose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga zose, akabikora akabishyira no muri action, akabishyira no mu bikorwa. Kubivuga gusa, kuvuga ati wenda nshobora kugenda mvuga nti ngiye nkunda Imana imwe yonyine rukumbi, kandi ndayikunda n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye wose, n'imbaraga zanjye zose. Ibyo ngibyo se bimaze iki? Buri wese yabivuga, ariko ibyo Imana ireba ntabwo ireba ibyo mvuga, ahubwo ireba ibikorwa nkora. Ireba ko iryo tegeko ndishyira mu buzima bwanjye, ndikoresha mu buzima bwanjye, atari formule gusa. Iryo tegeko Aburahamu yari ayujuje 100%. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ukunda umwana we kurenza Imana adakwiriye kuba umwigisha w'Imana. Yesu niko yabwiye abantu igihe yagendaga ku misozi hirya no hino yigisha. Yaravuze ati ukunda se na nyina kubandutisha ntabwo akwiriye kuba umwigishwa wanjye. Ukunda umwana we kumundutisha ntabwo akwiriye kuba umwigishwa wanjye. Icyo ngicyo yarakivugaga kandi yarazi icyo arimo kuvuga. Bariya abadisipule bose, ziriya ntumwa zose za Yesu Kristo, Yesu yari yaratoranyije, zari zararetse imiryango yabo. Abari bafite abagore, abari bafite abana, barabaretse ariko bakurikira umwami, bakurikira Yesu, ko Yesu yabavanagaho bari mu mirimo ati ngwino nkurikire, wowe ngwino nkurikire. Abarobyi, abatoza kori bakamukurikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Natwe rero imigisha dufite kubona ni ugukurikiza itegeko ry'Imana. Kandi se ubu se bari kumukurikira, bari gukurikira Yesu batamukunze?
bari intumwa ze z'ukuri, kuko bemeye kureka ibyo bakunda byose bagakurikira Yesu gusa. Nta n'ikintu bari bafite Imana gusa, nta n'amafi bajyanaga ngo barakurikira Yesu bajyana amafi bagenda bacuruza hirya no hino bamukurikira, oya. Imirimo yabo barayiretse, imiryango yabo barayireka, abana babo, abagore babo, inshuti, abavandimwe, ibyo bakundaga byose barabiretse, bakurikira umwami wabo. Natwe n'icyo Imana idushakaho. Twumvise urwo rugero rwa Aburahamu. Ni ukuri Aburahamu yari intumwa y'Imana yuzuye, kuko yemeye gutanga Isaka, yemeye gutamba Isaka nk'igitambo, kuko Imana yari yabimusabye. Bigaragara ko yari intumwa y'Imana y'ukuri, kandi kubw'igikorwa yakoze bigaragara ko yakundaga Imana n'umutima we wose, n'ubwenge bwiwe bwose, n'imbaraga ze zose. Icyo kintu Imana ikidushoboze, kuko iryo tegeko ni itegeko rya mbere mu mategeko yose Imana yaremye yaduhaye. Itegeko rya mbere, usenga Imana imwe rukumbi. Ni bangahe bafite ibigirwamana babyita Imana yabo? Ni bangahe basenga ibigirwamana? Ibigirwamana si biriya bisitati tubona, si biriya bishushanyo abantu bakora by'amabumba bya zahabu bakagira gute, nka kuriya tubisoma cyangwa kuriya tubizi mu bihugu bimwe bimwe. Ariko ikigirwamana gishobora kuba umwana wawe, ikigirwamana gishobora kuba umugabo wawe, ikigirwamana gishobora kuba inshuti yawe, ikigirwamana gishobora kuba se amafaranga. Kiriya kintu cyose ukunda n'umutima wawe wose, aho ngaho kiba cyamaze kuba ikigirwamana, kuko iyo place ni iy'Imana. Uwo mwanya uba washize muri uwo wahaye, icyo kintu uba wakunze cyane n'umutima wawe wose, kiba cyafashe umwanya w'Imana. Ariyo mpamvu gihinduka ikigirwamana, kuko icyo kintu uwo muntu uba umukunda n'umutima wawe wose, ku buryo Imana udashobora gukurikira Imana, nta place y'Imana ihari, kuko uwo muntu aba yuzuye umutima wawe. Uwiteka tubabarire cyane, Uwiteka tubabarire, atubabarire pe, kuko turi abantu dufite intege nke. Ariko iryo tegeko nitutarikurikiza, no gupfa tuzapfa. Simvuze gupfa ku mubiri, ko gupfa ku mubiri n'ibisanzwe, twese tuzapfa n'ibisanzwe, ariko ndimo kuvuga gupfa ubwa kabiri, urupfu rwa kabiri. Iryo tegeko rya mbere ry'uko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose, dusenga Imana imwe rukumbi, kandi tuyikunde n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Nukuri ibyo bintu tutabikora, iryo tegeko ni udatangira kuryitoza ngo tutangire kurisesenguramo neza, no gupfa tuzapfa mu buryo bwo mu mwuka. Ruriya rupfu rwa kabiri Bibiliya ivuga. Yewe ntabwo nifuza ruriya rupfu rwa kabiri, namwe ntabwo ndubifuriza. Iyi niyo chance, ubu tugifite umwuka wo guhumeka, nibwo dufite chance yo kwinjira muri destin Imana idushakamo. Umunsi Imana yatuvanyemo uyu mwuka, bizaba birangiye. Ubu niwo mwanya dufite wo kwitegura, niwo mwanya dufite wo gukorera ubugingo buhoraho, kuko iryo tegeko niryo rizatugeza mu bugingo buhoraho. Uretse nuko rizatugeza mu bugingo buhoraho, turibayemo tukiri ku isi, rituma tubaho mu mahoro, rituma nta kintu kituremerera, nta na kimwe gishobora kuturemerera. Urumva ibintu ni bibiri. Icya mbere, nitugendera muri iryo tegeko rya mbere
rizaduhesha ubugingo buhoraho. Icya kabiri, nitugendera muri iryo tegeko rya mbere, tuzabaho kuri iyi si n'amahoro menshi cyane, nta kintu kizatuvuna umutima. Iyo inshuti yacu twakundaga yadutaye, tuvunika umutima, tukababara cyane, bamwe ahubwo ubuzima bakumva barazinutswe, bamwe bagatoranya kwiyahura. Kuko uwo muntu bamukundaga, aho Imana yakagombye kwicara bahicaritse uwo muntu mu mitima yabo. Mwumve izo ntege nke dufite. Murumva iryo tegeko ritatugirira umugisha tukinariho? Yego. Umuntu agakunda, ugasanga dukunda umuntu turamwimariye, kandi uretse no kumukunda no kumwizera, Imana ntabwo yifuza ko twizera umuntu. Umwana w'umuntu afite guhinduka umwanya uwo wese, akaguhinduka kandi wamwizeye cyane. Ngo uwizera umwana w'umuntu arakavuma. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Umwana w'umuntu tuzajye turebana nk'aho turi abantu nyine, ntitukizerane cyane cyane, kuko nyine bituvuna. Igihe kiragera umuntu akavunika. Uretse n'uko umuntu yaguhemukiye wamwizeraga, wamukundaga, ariko iyo umuntu agendera muri iriya tegeko rya mbere, nta kintu kiza kimuvuna. Kabone n'ubwo Imana yatwara umwana wawe ukunda cyane, kabone yuko Imana yatwara umuvandimwe wakundaga cyane, ababyeyi bawe wakundaga cyane, ikabatwara, ntuvunika, kubera ko umutima wawe haba huzuye Imana. Urababara nyine nk'umwana w'umuntu, nuko bimeze, ntabwo bishobora kubura, ariko ntabwo uvuga ngo ndiyanze, ubuzima bwanjye burashize, no gupfa ndifuza gupfa. Mbese isi igasa nk'aho isadutsemo kabiri. Imana idufashe, itugeze muri iriya dimension, itugeze muri ya rwego Aburahamu yari yaragezemo, rwo kwemera gutanga umuhungu we Isaka, umuhungu w'ikinege yari yabonye mu busaza. Oh, Imana idufashe kuri iriya tegeko. Iriya tegeko riraremereye kandi ni iry'umugisha mwinshi, bene data. Ndifuza kurigenderamo, ko ruriya rwego sindarugeramo. Nifuza kugendera muri iriya tegeko. Ndifuza ko Imana imfasha, ikampa kuyikunda, ikampa kuyisenga. Gusenga Imana, nababwira ko nsenga Imana imwe rukumbi. Icyo ngicyo nta kibazo ngifitemo, ariko kuyikunda n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, urwo rwego sindarugeramo. Kandi ndasaba Uwiteka uri mu ijuru nyumva, kugira ngo urwo rwego arungezemo. Kandi namwe mbasabira muzumva rino jambo mwese, kugira ngo Imana ibahe kubageza muri urwo rwego, kuko iryo tegeko nirizabageza mu bugingo buhoraho direct. Iryo tegeko nirizatuma muho ku isi mufite amahoro menshi cyane. Kabone n'ubwo Imana yatwara uwo ukunda cyane, ikamutwara akava muri ubu bugingo. Kabone n'uko umuntu yaguhemukira wamukundaga, ntabwo uzavunika, kuko uzaba wuzuye iryo tegeko. Iryo tegeko rizaba rikuzuye. Iyo iryo tegeko ilfa ko dutangira kwipima, kwisuzuma ko iryo tegeko riri mu mitima yacu. Tugatangira kwisuzuma mu buzima bwacu bwa buri munsi, ko kameme turi pratika, ko turi hehe muri urwo rwego, turi hehe. Imana yariduhaye kugira ngo ishaka kudufasha. Rega nta kintu itatubwira. Ibyo tubwira byose no kubizi ko yifuza kubidufasha, yifuza kudufasha, yifuza ko tubaho neza kuri iyi si, kandi yifuza ko tugera mu bugingo buhoraho. Ni bangahe bavunitse kubera abantu babanze?
ukaba wari ufite inshuti ukunda ikaguhemukira ikakwanga. Ni bangahe bavunitse kuko babuze umuvandimwe bakundaga, babuze umuntu bakundaga mu muryango, Imana ikamwisubiza. Ni bangahe bahungabanye. Ariko Imana idufashe tugendere muri iryo tegeko rya mbere, kuko niturigenderamo ibyo byose ntabwo bizatuvuna, kuko kubaho bigomba kubaho. Kubaho bigomba kubaho. Ntabwo dushobora kubuza icyo Imana yashimye ko ari cyiza. Imana, hari aho nasomye havuga Imana ibaza umwana w'umuntu, ese mwana w'umuntu, kuki wanga urupfu? Kuki wumva wanze urupfu kandi utinya urupfu? Kandi njye narabishimye ko nabonye ko ari byiza. Aho hantu sinzi aho narasomye ariko sinzahibagira. Ni kuki ngo twanga icyo Imana yashimye ko ari cyiza? Haleluya, gloire à Dieu. Uwiteka asingizwe cyane. Icyo kintu Imana yabonye ko ari cyiza. Imana ikagira gutya ikisubiza ibyayo. Nitubona umuntu avuye muri ubu bugingo, tuzabe tuvuga ati Imana yamwisubije. Iba yamwisubije koko. Iba yamwisubije. Nawe urebe uwo muntu wamukunze n'umutima wawe wose, umutima wawe wose. None wumva Imana igiye nigire kamwisubiza, urumva se umuntu atazavunika akamererwa nabi? Imana idufashe kubaho kuri isi n'ubwenge bwinshi, kandi ni ukuri nta Imana itakoze kugira ngo iduhe wisdom yo kubaho kuri isi, kugira ngo ishakishe ukuntu iduha amahoro, ishakishe ukuntu tuba mu mahoro. Ariko iyo tutagendeye mu mategeko yayo, ama esprit yacu arapfa, imishaha yacu irapfa, kuko tubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Ngo umuntu ntabwo abeshwaho n'umugati gusa, ngo ahubwo n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Mumbwire ko hari umuntu wigeze ubeshwaho n'umugati gusa. Ibi biryo bitungwa n'umubiri. Ibyo se ni ibyadutunga? Iyo tudafite ijambo ry'Imana muri twe, uyu mubiri ntabwo ukomeza gufonctiona, kuko uyu mubiri ufonctiona kubera dufite ijambo ry'Imana muri twebwe. Kandi n'ikintu urya cyose kikakugwa neza, n'ikintu ufata cyose kikakugwa neza, kuko muri wowe harimo ijambo ry'Imana. Urumva ibyo Imana itavuga byose ari ukuri, ibyo Imana itubwira byose ni ukuri. Ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ngo ahubwo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Haleluya, haleluya. Nyagasani dufashe, aduhe kugira ubwenge, kandi bishitse bikaba ngombwa ko ufata iminsi y'amafungo nk'ababishoboye badafite probleme za sante, bikagushobokera ko umwuka kwemeza ko ugomba kwifunga, uzajye wikwa iryo jambo. Satani nashaka kukurwanya, Satani nashaka kukubuza kwifunga, ndavuga kwifunga wiyima ibiryo, uzajye wikira iryo jambo uti Satani toka. Ati ijambo ry'Imana rimbwira ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rituruka mu kanwa k'Imana. Haleluya, haleluya. Ko na Yesu igihe yari mu butayu, inzoka yaje kumushuka, Satani yaje kumushuka, ariko Yesu yasindishije Satani ijambo ryayo, ijambo ry'Imana. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo ni ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana.
ni benshi bavuye muri ubu bugingo kubera nta mahoro, kubera babuze ijambo ry'Imana mu mutima wabo. Uyu mubiri iyo udafite ijambo ry'Imana ntabwo ushobora kubaho, ntabwo ushobora gufonkishona, namwe murabizi. Umuntu ararwara akarwara kubera ko abuze nyine ijambo ry'Imana, umva umubiri urwaye, bigakomeza gutyo, Imana itentervenye, ijambo ry'Imana ritaje ngo rikize uwo muntu, urumva ahita ava muri ubu bugingo, ntabwo uyu mubiri ufite gufonkishona. Ni bangahe bahagurutse mu mariri yabo ari indembe kuko ijambo ry'Imana ryabagezemo, ukwizera. Kenshi Yesu yavugaga ati akiza ibimuga, akiza impumyi, avuga ati mwana wanjye ukwizera kuragukijije. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota ityaye mu mpande zombi, inkota isogota indwara buriya ni za dayimoni. Umuntu yararembye imyaka n'imyaka, ariko rya jambo rikaza risogota pa, rigakubita uwo mudayimoni w'umurwayi, umuntu yari indembe agahaguruka, ibimuga bigahaguruka, impumyi zikabona. Wow, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nk'uko twaremwe n'Imana, twaremwe mu ishusho ry'Imana, kandi Imana ikaba yarigize jambo ngo yigize umuntu. Niyo mpamvu ntabwo dufite kubaho, nta buzima dufite nta jambo riba muri twebwe, nta buzima dufite, ntabwo rwose, ntabwo. Uwiteka dufashe, Mwuka Wera akomeze atuganirize kuri iri jambo, atuganirize kugira ngo tube mu mahoro turi kuri iyi si, kabona n'ubwo ibintu byose byatubaho. Muvandimwe, nurwara, igihe cyawe kiba kitaragera, ijambo rizaguhagurutsa mu muriro bwawe, ijambo ryawe rizatuma wongera kuba, ijambo ry'Imana rizatuma wongera kuba muzima. Ijambo ry'Imana nigera muri wowe ukaryizera, rizasohora uwo mudayimoni w'uburwayi uzaba waguteye. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana nirwo rufunguruzo, nirwo rufunguruzo rw'ibibazo umwana w'umuntu afite kuri iyi si. Mutinyire ijambo ryaremye isi n'ijuru. Ijambo Imana yaravuze gusa, umucyo nubeho, umucyo ubaho. Imana iravuga, isi ibaho. Imana iravuga, ibintu bikaremwa. Haleluya. Rero ndumva ndangirije aha ngaha kuri uyu mugoroba. N'ukuri ndumva mfashijwe n'iri jambo. Mwuka Wera akomeze abaganirize, Imana itugirire ubuntu n'ukuri kugira ngo tubashe kuba muri iryo tegeko rya mbere, kugira ngo rizaturyane direct mu bwami bw'ijuru, kandi no kugira ngo kabone n'ibyago tubamo muri isi uko bimeze, n'ibyago duhura nabyo, iryo jambo rizaturinda. Iryo jambo bambe, iryo jambo, iryo tegeko rya mbere rizaturinda, kabone n'ubwo tuba muri isi irimo ibibazo, ko tuba muri isi irimo ibibazo by'ubwoko bwose, tugira amashoka y'ibintu byinshi, ariko ufite iryo jambo, ufite iryo tegeko rya mbere mu mutima we, uwageze muri iyo dimension nk'iya Aburahamu yakoze, yari muri esprit, ntabwo yari mu mubiri. Aburahamu yari mu mwuka, ntiyari mu mubiri. Niyo mpamvu yakoze ibintu biri mu rwego rwo hejuru. Natwe rero nuko bizagenda, iryo jambo tuzarigenderamo, iryo tegeko rya mbere tuzarigenderamo nituba turi mu mwuka, ariko turi mu mubiri ntabwo tuzabasha kurigenderamo.
Imana idufashe iduhe kuba mu mwuka kugira ngo, kuko twambaye umubiri, nubwo twambaye uyu mubiri ariko turi umwuka, ngo turi imyuka yambaye imibiri. Nuko bimeze, turi imyuka yambaye uyu mubiri. Rero kamere yacu nuko turi umwuka, kandi nuko tugendera muri uwo mwuka kugira ngo tubashe gukora ibyo umwuka yishimiye, kuko umubiri nyamubiri ntabwo ukora ibyo umwuka yishimiye, ntabwo bishoboka. Ilfo kubanza kuva mu mubiri kwanza kugira ngo ukore ibyo umwuka wishimiye, nk'uko Aburahamu yari yageze mu rundi rwego, uko Aburahamu yari mu yindi dimension, akabasha gukora ibintu by'umurengera bihanitse, no muri munota duhora tubisoma tugatangara. Uwiteka abagirire neza, tuzongera tube kumwe Imana nibishaka. Uwiteka abahe imigisha. Shalom shalom.